tanga urukundo undi atarutanga bari ikibazo ariko iyo biri impande zombi biba ari ibya mbere. urukundo simbizi ukuntu nabivuga, urukundo ariko ni igihe umuntu akunda umuntu abikuye ku mutima cyangwa se igihe umuntu akunda umuntu atamuryaja cyangwa se atamubeshya. Rero urukundo ni ku mutima, nje navuga ko urukundo ari umutima. Iyo ufite umutima w'urukundo ukunda na mugenzi wawe ukagira n'urukundo cyane. Numva ari n'uburyo ureba mu ndi nyine bitandukanye n'uko abandi bamureba. urukundo ni feelings zawe tu ukuntu umuntu aba yiyumva. Urukundo ubundi ni ikintu ntabwo wabona ukuntu bisobanura. Urukundo ni imagination, ni ikintu cyiza mu muntu yabona umuntu akumva ko amukunze koko, kuko ntabwo urukundo warubonera formule. Urukundo ubona umuntu ukumva uramukunze. Abana bavuga ko ubundi mu busanzwe urukundo ari impumyi. Iyo wakunze umuntu ni mu Kinyarwanda yavuga ngo imyate y'umuntu ukunda uyibonamo amaribori. Urukundo rero sinabona urya narusobanura. Urukundo mbifata nyine ni nk'umubano buri hagati y'abantu babiri cyangwa se abantu barenze babiri, wenda mufitanye umubano udasanzwe, wenda mufatanya muri byinshi cyangwa se umwe agafasha undi muri make adagombye guhemukira undi. Niko numva urukundo nyine rwakagombye kuba rumeze. Njyewe umwana wanjye nyine ambaje nk'urukundo ati niki, namubwira ko urukundo ni feelings ziza mu bantu hagati y'umuntu n'undi. Umuntu nyine akareba undi akumva mwiyumvishemo, akabyishyiramo, akamutekerezaho. Uko igihe kigenda kiza nyine akaba ariko yumva agenda amukunda tu, akumva nyine niwe tu. Umwana muto biragoye, abana bato baba bazi urw'ababyeyi gusa. Ufite ugukunda nawe agukunda, ntekereza ko urwo rukundo ari rwo twese twakabaye tumenya. Umwana mutoya musobanurire, namubwira ko urukundo cya mbere, urukundo rwubakiye ku mutima w'umuntu n'ibitekerezo bye na kamere y'umuntu. Ubwo rero wenda simbizi ukuntu nabivuga, ariko ubundi udakunda umuntu, udakunda no muri Bibiliya biranditswe bavuga ko udakunda mwene sazi atazigera akunda Imana atigeze abona. Rero so aho ngaho navuga ko urukundo ariyo nkingi y'ubumwe, ariyo nkingi y'amajyambere, ariyo nkingi ituma na n'ubu turiho. Ko tudafite urukundo ntacyo twageraho kameme. Namubwira ko urukundo nyine ari rwo rwa mbere mu buzima bw'umuntu, guhera avuka kugeza ashaje ndetse anapfuye. Rero sinabona urya narusobanura ku bintu bindi nk'umwana mutoya. Abana bato nabo nzi ko bakundana cyane cyane, ariko urukundo ni ikintu ntabwo nabona ukuntu nagisobanura muri rusange. Ngira ngo ni ibyiyumviro tu, uko ntabwo ari ikintu wafata, ntabwo wambwira ngo ni iy'ishindi kunywa cyangwa ni iy'imbunda ndi gucuruza. Ni ikintu, ni ukuntu wowe wiyumva mu mutima wawe tu.